Mwiriwe neza. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kugura airtime ukoresheje Binance account yawe. Tugiye kwinjira kuri Binance account yacu cyangwa se kuri Binance app yacu. Iyo winjiye kuri app yawe ugasanga uri muri right version, kugira ngo ubashe kugura airtime nuko uva muri right version ukajya muri pro version. Kugira ngo ujye muri pro version ujya hano hejuru ibumoso munsi y'isaha tubona akamenyetso kari mu isura y'umuntu, ukagakoraho. Iyo ugakozeho ubasha kubona iyi Binance Pro, warangiza ukayiswitchinga cyangwa se ukayemeza. Icyo gihe tuba tuje muri Binance Pro, aho dushobora kubona features nyinshi. Uhita ujya hano hasi iburyo kuri wallet. Iyo ugeze kuri wallet uhita ujya kuri funding. Twabonye ko tuzi ko main wallet ya Binance ari spot, ariko kuri iyi nshuro turajya hano kuri funding wallet kugira ngo tubashe kugura airtime. Iyo tumaze kujya hano kuri funding, hano hasi turabona P2P, tugahita tubona noneho no kuri pay. Icyo gihe twebwe tuzakora kuri pay. Iyo ukoze kuri pay, hano hasi urabona send, receive, ukabona na scan. Hano hasi noneho tukabona na cash, send cash, crypto box ndetse na mobile top up. Turakora kuri mobile top up. Iyo ukoze kuri mobile top up, hano urabona ubasha kubona phone number, aho hasi ubona country code. Hano turi kubona country code. Ushobora kuba uri mu gihugu icyo ari cyo cyose, aho bitewe n'aho uherereye ukaba ushobora guhitamo icyo gihugu ukabasha kugura airtime. Kubera ko ngiye kugura ndi mu Rwanda, ndahitamo Rwanda. Iyo umaze guhitamo igihugu uherereyemo, ushyiramo noneho nimero za telefone bitewe n'izo ushaka kugura. Hano mu Rwanda tugira Airtel, tukajyana MTN. Kuri network provider ushobora gukoraho mu gihe ushaka guhindura, ukabona ko ushobora kugura Airtel ndetse ukaba wagura no kuri MTN bitewe na nimero ufite. Ukemeza reka kuri inshuro dukoreshe Airtel. Ushobora guhitamo noneho amafaranga ushaka kugura amayinite cyangwa se airtime. Urabona ko hano tubasha kubona kugeza ku 4,000, ariko ushaka kugura arenze 4,000 ukora hano handitse ngo more. Ukoze kuri more, urabona ko ushobora kugura airtime kugeza ku 50,000. Reka twe hano duhitemo 100. Hano bagakwereka no kugira confirm top up, kugira ngo wemeze ko ugiye kugura airtime. Bakwereka ko ugiye kugura ahwanye n'amafaranga 100, bakakwereka exchange rate, bakakwereka na wallet araturukaho ndetse na currency aravamo. Noneho reka dukomeze continue. Iyo umaze kwemeza, bahita bakubwira noneho ushyiramo pay pin, kuvuga ngo ya pin wawe ukoresha kugira ngo wishyure ugiye gusendinga cyangwa se ugiye gukoresha Binance Pay, niyo ushyiramo. Nyishyizemo, mbona ko bahita bambwira ngo airtime top up processing, kuvuga ngo iyo kugura airtime na Binance ni instant, nako kanya. Niyo uguze amayinite na Binance ni minota 15, ubona ko hano bahita banyereka ko yamaze kugeraho kuri sim card yanjye. Murakoze cyane.